Kurota urya ubona ifunguro ku meza, ibiryo byinshi cyane, urimo urabirya wishimye, ariko nyamara izi nzozi hari ikintu kibyihishe inyuma mu bijyanye na siyansi ndetse n'imyemerere n'umuco. Inzozi zo kurota urya rero abantu bazisobanura bitandukanye bitewe n'aho batuye ndetse n'imiterere y'ahantu, ukuntu bavutse ndetse n'imico yabo. Hano rero twebwe tugiye gukusanyiriza hamwe ibyo bimenyetso byose byo kurota urya mu bijyanye n'imyemerere, siyansi ndetse n'umuco. Mu myizerere ya gikristo, inzozi zo kurota urya zisobanura ikimenyetso cy'imbaraga za Satani. Mu bihugu byinshi bya Afurika harimo n'u Rwanda, hari abemeza ko kurya mu nzozi bishobora kuba uburyo bwo kurya ibiryo by'umwuka bifitanye isano n'ibigeragezo by'abadayimoni. Hakaba n'abandi rero bavuga ko kurota urya ari ukurya uburozi, bikavugwa ko bishobora gutera ikibazo mu buzima bwawe, indwara, ubukene cyangwa gucika intege. Ibi ngibi bikaba ari byo byatumaga abakristo bavuga ko ari imyuka mibi cyangwa se abadayimoni uba wahuriye nabo muri izo nzozi. Bikaba rero bakugira inama yo kuba wasenga, ukiragiza Imana, ukabasha gutsimbuka iyo mitego. Naho mu myemerere ya Kinyafurika, mu muco gakondo, inzozi zo kurota urya zafatwaga nk'aho umuntu yakiriye ubutumwa cyangwa ubuhanuzi. Dufate urugero, iyo waryaga ibiryo bya kera cyangwa iby'umuco, byashoboraga ko gusa ushobora kuba uhuzwa n'abakurambere. Ibi ngibi rero bikaba byarafatwaga nk'aho warose ikintu cyiza, kubera ko warose urya ibiryo gakondo kandi byabahuzaga n'abakurambere babo, bigatuma barafataga nk'ikimenyetso cyiza cyo kuba warose neza ndetse n'ibintu bijyanye n'imigisha kuri bo muri iyo mico yabo ya kera. Iyo waryaga ibiryo mu buryo budasobanutse cyangwa se ufashwe ku ngufu ukabirya ku gahato, byafatwaga nk'igihano cyangwa igihamya ko hari ikitagenda neza mu mibanire yawe n'imiryango y'imyuka. Ubwo twavuga abapfuye. Ibyo rero bikaba byarafatwaga nk'aho hari ibintu bitari kugenda neza, utari kugenda ukora imigenzo y'abapfuye neza, bikaba byatumye ariyo mpamvu urota uri kurya ibiryo. Naho muri siyansi hoho, kubika amakuru no gutunganya amakuru, iyo urota urya ni uburyo ubwonko bwacu bukoresha bwo gutunganya amakuru n'amarangamutima y'ibyo twanyuzemo ku manywa. Ibyo ngibyo rero bigatuma bavuga ko iyo urose urya ari cyo ngicyo uba uri gukora, uri gutunganya amakuru cyangwa se wibuka ibyo wanyuzemo ku manywa. Kurya mu nzozi rero bikaba bifitanye isano no kuba hari icyo ushaka kugeraho ariko utarabona, wowe wifuza kukigeraho ufite n'umuhate wacyo, nyamara utarakibona, bigatuma urata inzozi zo kurota urya. Kandi muri siyansi bakomeza bavuga ko iyo urota urya ari ikimenyetso cy'uko ufite inzara nyakuri cyangwa se inzara nyinshi, bishobora gutuma urota urya. Ibyo ngibyo rero bikaba ari igikorwa ubwonko gikora kikwibutsa ko ukeneye ibiryo, bigatuma ugira inzozi zo kurota urya. Umubiri uba ushaka kugira nanone ikindi kintu guhishurira ko ukeneye ibiryo, bishoboka kuba ibiribwa cyangwa se ari uko mu buryo bw'umwuka cyangwa amarangamutima ushaka ibiryo cyane mu gihe cy'ijoro cyangwa se uri kurota izi nzozi zo kurota urya. Mu buryo bw'amarangamutima rero, siyansi ikomeza igaragaza ko izo nzozi zo kurota urya zishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko ushaka kwakira urukundo, kwitabwaho cyangwa se ibisubizo mu buzima bwawe ufitiye amatsiko kurusha ibindi. Akaba ariyo mpamvu rero ishobora gutuma urota urya. Izi nzozi rero zikaba zisobanurwa n'abantu mu buryo butandukanye, akaba ariyo mpamvu uba ugomba kureba igihe ugezemo ndetse ugasanisha n'ibintu urimo kugira ngo ubashe kubona igisobanuro nyacyo. Mu muco nyarwanda rero ho inzozi zo kurya zari zihariye, kubera ko mu Rwanda kurota urya byari bifite agaciro gakomeye cyane. Iyo umuntu yarotaga arya asangira n'umuntu ibiryo, byabaga ari ikimenyetso cy'urukundo, ubwubahane n'ubufatanye. Bityo rero inzozi zo kurya zishobora kugaragaza icyifuzo cyo kwishima, kwakirwa cyangwa se kuba uri mu muryango uhuje, ubanye neza, nta kibazo mufitanye. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byo byagaragaza ko ufite ibyishimo igihe wabaga warose izi nzozi, ndetse n'ubufatanye budasanzwe muri iyo minsi n'ubuhahirane na bagenzi bawe.
Hari aho umuntu rero ashobora gusangira n'abapfuye, akarota ari gusangira n'abantu bapfuye. Ibyo rero mu muco nyarwanda byerekanaga yuko umuntu ashobora kuba afite icyifuzo cy'uko hari icyo akeneye gukemura mu bijyanye n'umuryango wiwe, mu bijyanye n'imibanire, cyangwa nk'ikimenyetso cyo kumenyekanisha ubufatanye bwawe n'amateka yawe. Ibyo ngibyo bikaba ari byo byatumaga rero urota inzozi zo kurota urya. Igihe uri mu buzima bukugoye nko kubura akazi cyangwa se ukabura ibiryo bihagije cyangwa ugahangayika cyane, ushobora kurota urya kuko ari ishusho y'icyo wifuza, byerekana icyifuzo gikomeye cy'ibintu ushaka kugeraho. Ushobora kurota urya. Bikaba rero ariyo mpamvu ugomba kureba neza igihe urimo kugira ngo ubashe gusobanukirwa inzozi warose, hato utazazinyuranya kandi inzozi mu by'ukuri zivuga ibintu biriho kandi bya nyabyo. Turebeye muri Bibiliya rero, inzozi zafatwaga nk'ikintu gikomeye ku buryo umuntu wabashaga kuba wasobanura inzozi mu gihe cya kera yabaga ari umuhanga, wagombaga kuba ari ibwami kandi akajya abasha kuba yasobanura inzozi umwami yarose. Bityo rero ukaba utagomba gusuzugura inzozi, uba ugomba kumenya icyihishe inyuma y'izo nzozi kuko inzozi zituburira. Reka nkushimire rero wowe ukurikiye Ivuge Show. Ndagushimiye ko urangije iki kiganiro. Nimba hari ikibazo ufite kuri izi nzozi n'ibijyanye nazo, wakandika muri komenti, hanyuma tukabona ubutumwa bwawe, maze nyuma y'iminsi mike tukagusubiza. Ndagushimiye rero, wibuke gukora subscribe. Mugire ibihe byiza.